bameze neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza kubana natwe rero muri byose, kandi ukomeze gusubiza ibyifuzo by'abaduha ibyifuzo bose, ubagire neza bakugiraho umugisha. Ndasenze kandi ndizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku bw'isengesho ryiza uduhaye. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Hanyuma reka ngusabe kugira ngo uhite winjira mu butumwa Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze. Reka turebe Zaburi 118. Zaburi 118 dusomera mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko tutari twasoma, reka tubanze turebe uyu muririmbyi. Yego. Hari umuririmbyi Yesu mfasha nicaye hano. Utubwire rwose tugufashe. Umuririmbyi wa 251. Reka tumurebe mu izina rya Yesu kuko n'indirimbo ihisiza. Yego. Indirimbo ivuga ngo munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba umukiza Yesu, niho nifuza rwose guhora mpagaze. N'ibuye ry'igitare rimbere igicucu, rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. Rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. Uwo musaraba we wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Unyibutsa za nzozi Yakobo yarose, umbereye nk'urwego rungeza mu ijuru. Unyibutsa za nzozi Yakobo yarose, umbereye nk'urwego rungeza mu ijuru. Hirya y'umusaraba nzabona y'umworera, n'umunwa w'ikuzimu waka nk'umuriro. Nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko, unkize ntagwayo. Uteze nk'amaboko, unkize ntagwayo. Kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kubona Yesu abambwe, hari njyapfiriye. Ndatangaye mukiza, ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe. Nge waguhemuye. Ndatangaye mukiza, ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe. Nge waguhemuye. Munsi y'umusaraba nzaguma iteka, naho nabura ibyanjye nkubonamo inyungu. nta soni mfite uretse izi byaha byanjye, nzajya nirata gusa. uwo musaraba
nta soni we nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya we nzajya nirata gusa ayiwe uwo musaraba. Amina. Muririmbyi aririmba neza, aririmba ngo munsi y'umusaraba niho nifuza kuba. Imana ishimwe cyane. Amen. Arongera ku gitero cya gatanu araririmba aravuga ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye. Imana itugirire neza. Abantu twe dukwiye kugira isoni z'ibyaha ariko ntitugire isoni tuvuga Imana. Amena. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi ndamukunda cyane ngo munsi y'umusaraba mbonayo mworera n'umunwa w'ikuzimu waka nk'umuriro, ngo ariko imbere yaho, Imana ishimwe cyane, imbere yaho mbonayo umusaraba uteze nk'amaboko ngo nkize ntagwa muri wa mworera. Imana ishimwe cyane. Reka turebe Zaburi y'111 tuyisome mu izina rya Yesu. Zaburi y'118 sorry. Reka dusomere mu izina rya Yesu. Biraryoshye. Niyo message abantu bafite message, abantu base bihannye bagasaba Imana imbabazi, Imana yambwiye ko igiye kubatabara. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi y'118. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Ihangane gatoya. Amina, haleluya. Ngo nimushime Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Amen. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Hari abantu rero basabye Imana imbabazi. Ubwo ndimo ndengera muri message kubwira ijambo. Hari abantu basabye Imana imbabazi ku bibi bakoze, kuko uwavuga ko nta atari umunyabyaha yaba yese Imana inyabinyoma. Kuko turareba tugacumura, twavuga tugacumura, kuko nanjye hari na commentaire zijya zinshumuza. Ariko mu kunshumuza nzi neza ko nkorera muzi, kandi nzi neza ko Satani ari haturwanya. Nzi neza ko Satani ari haturwanya. Niyo mpamvu rero nawe afite abakoresha kugira ngo bagire gute babashe baturwanye. Ariko ntabwo bizakunda, nubwo arwana ariko ntabwo ari umuneshi. Abisiraheli bavuge bati. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Inzu ya Aroni ivuga iti. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Imbabazi z'Imana yacu zihoraho iteka ryose. Nta gihe Imana itazagira imbabazi mu bantu bashaka kuyigana. Tubonyemo Abisiraheli, ab'inzu ya Aroni. Imana ishimwe, ijambo riraryoshye kweli cyane. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba. Ahantu Uwiteka, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Yego. Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Amen. Yego. Imana ishimwe cyane. Nawe yagushyira yankiza hagari, kuko buriya ntitangira gukora ibiganiro. Ubu ndimo ndagenda ntobereye base ko mu maso maze gucya. Ndabibona. Ubu no guseka nsigaye nseka. Yego. Wambaze utese kuki usigaye useka. Ongera usubire muri uwo murongo ndabikubwira impamvu nsigaye nseka. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba. Ihangane urekera. Ubwo nari mu mubabaro, kuri ubwo natanga message ndi mu mubabaro mbabaye, ngira ngo abantu benshi abakunzi bacu barabizi, guseka kwari guke cyane. Ariko nta yindi mpamvu, suko ari urwango, suko nabwiranaga abantu munabi,
hari igihe Imana igutumika gutuma ibintu bikakaye koko nawe wareba agahinda Imana ifite bikakujyana ku rukababara. Nari ndi mu mubabaro rero, ngiye nagize igihe cyo gusengera abantu bankurikiye banyumve neza. Nagize igihe cyo gusengera abantu bari mu byaha, ndabasengera ngo Imana batabare. Ubu bashije kumva arumva akampamagara ati ndashaka kukwaturira. Ubu rero ndi mu munezero kuko Imana yamaze umunezero. Narasenze ibyo nasengeye, Imana yarabishubije. Hari abantu Imana yatabaye, hari abantu Imana yababariye, hari abantu Imana igiye kugirira neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Yesu shimwe. Ndongeye ndakunezerewe muri aka kanya, ndongeye ndakunezerewe. Ntabwo nari nzi ko nzongera kugira ibyishimo mu mubabaro wanjye wose nabayemo. Nari nzi ko ntazagira ibyishimo, ariko ndakunezerewe kuko uri Imana igira neza. Imana rero nari mu mubabaro buryo ubwo nubwo yampaga message zikakaye, ikampa message zigoranye, nkazivuga mbabaye. Nari mu mubabaro mbona abantu bakorera Imana, Imana nayo ibabaye. Niwo mubabaro nari mfite, ariko Imana urabona ko nkeye rwose, meze neza. Nubwo wenda hari ibitagenda neza mu by'uru rugendo, mu by'ubu buzima bwacu duhura nabwo bwa buri munsi, ariko muri Yesu Kristo ndumva mpagaze neza rwose, ndakeye. Amen. Ndakeye rwose, mboneyeho gushima Imana, nshimira n'abakunzi bacu badukurikira. Imana yigeze irambwira ngo iyi cano ni cano y'umugisha. Hari abantu bakomeje bahamagara ngo ati twari tumaze igihe kinini tukubona ariko ntituvuge ntitukwandikire, atariko bidukoze ku mutima. Ndagira ngo urambwira abantu rwose, abantu mube maso, mukomere, muhumure. Turasenga kandi nzi neza ko Imana irimo kubigenza neza. Mukomere, muhumure. Namwe abarwaye bampaye ibyifuzo murwaye mukaba mutarasubizwa, nimuhumure. Imana irimo irabaremera ubuhamya. Mwibabazwa n'uburwayi murimo, Imana irimo irabaremera ubuhamya. Imana iragira ngo muzahagarare, mukomeze abari mu byago nk'ibyo muri ubu ngubu. Burizi ko Pasika, buriya utarwaye ngo uryame umare umwaka ku buriri, udasohoka, utareba hanze, utazi riva niyo bijya, Imana ngo igukize. Nanjye ntabwo uzaza ngo nkomeze utarabaye muri ubwo buriri, uzi nkomeze nanjye mburimo mazemo igihe. Hari uburiri bw'inzara. Buruzi ko inzara nayo ijya kubuza kubyuka. Wanakitaba n'umuntu ukumva ntibirimo biranga. Imana igiye kudutabara. Imana igiye kudutabara. Imana igiye gutabara abarwayi aho uri hose unyumva. Wowe umaze amezi 6 urwaye, kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka hafi 20, hari abafite ubwo burwayi baduhamagaye. Ariko ujye mbabarira nimero ishyire kuri ntuza kuri taburo kugira ngo bayibone. Abantu baduhamagare tubasengere, kandi nzi neza ko hari ikintu Imana igiye gukora muri bino bihe. Imana igiye gutabara abantu. Imana igiye gutabara abantu. Ndagira ngo mbabwire ko Imana igiye gutabara abantu. Ushobora kuba wumva ibiganiro, kumva message, ukavuga uti reka nicecekere no kuvuga ibibazo mfite, ariko ndagira ngo nkubwire nushaka kuvuga ibibazo ufite ubibwire Imana, ubitubwire natwe tugusengere. Nzi ko Imana igiye gutabara, kandi nucikanwa ntuzagire ngo sinakubwiye. Iyo ni message, ntuzagire ngo sinaguhaye message. Wowe urwaye, wowe urwaje umwana, ntibikubuze kutuvugisha. Ejo bundi mperutse kujya gusengera umuntu wari urwaye umeze nabi, ni hano muri Kigali. Ameze nabi rwose. Ntabwo ari ngombwa ko muvuga amazina kuko ano muririmbyi yaririmbye aravuga ngo biturwanya byarakomeje. Mbona hano kongera kumuhumuriza. Amaze igihe kinini arwaye, ariko ndashima Imana ko yanyeretse akize. Kandi hari n'umuvandimwe wampamagaye arambwira ati ni ukuri yatangiye guhaguruka, yatangiye kwijyana ku bwiherero, kandi yari amaze igihe bitabaho, amaze igihe kinini. Nshimye Imana ariko na nijoro yanyeretse message yuko Imana igiye kumukiza. Ntabwo muvuze amazina kugira ngo babandi baduhiga batamenya ibyo ari byo. Hari ushobora no kuvuga n'izina ry'umuntu ko yakize, ugasanga bamwe bitirire ngo ni abahanuzi b'Imana, atari abahanuzi b'Imana b'Satani, bagahita bataka bakajya ku misozi ngo bagiye kongera kumuzirika. Reka icyo Imana yashyizeho iherezo ntaho kijya. Ibyo bakora byose rero bararohera ubusa. Umugani watewe n'uvuga ngo bazarohera ubusa, bazagusiga uhagaze. Ndagira ngo mboneho kubwira umwanya w'abantu baroga.
abarozi, abatamba abantu ikuzimu. Iyo ni mesaje nazinjiyemo. Abarozi muroga nimushaka murekeraho. Abantu b'ishyari nimushaka mureke ishyari. Abantu b'amagambo nimushaka mureke amagambo. Abantu murimo mutamba abantu ikuzimu, ugafata umwana ukamujyana ikuzimu, ugafata umugore ukamujyana ikuzimu, ugafata umugabo ukamujyana ikuzimu, ugafata murumuna ukamujyana ikuzimu, ugafata mukuru ukamujyana ikuzimu. Ndagira nkubwire ngo nushaka kurekeraho. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahuru k'imbwa karahiye, n'agahuru k'abarozi karahiye. Rero n'agahuru k'abasinzi n'abaki bose ndagira ngo mbabwire ko gahiye. Kagahuru karahiye. Nimushaka mwiyarure musabe Imana imbabazi, kuko Imana igiye gutabara. Kandi nitabara basenze, igatabara abantu bihannye, igatabara abantu basenga, ntuzagire ishyari. Ndabeshya yazagira umuntu ugira ishyari. Buriya mu mudogodo iyo umuntu umwe atabawe n'abandi baba bagiye gutabarwa. Buriya mu mudogodo iyo haje imfashanyo, cyane cyane nko muri covid, hari abantu batari imfashanyo zitari zemerewe kugeraho. Ariko ugasanga nabo bahagaze ameze gutya barimo barareba, bari gushaka kurya iby'abandi, bashungereye. Ariko ndacyo ngira ngo impamvu mbivuze gutyo, hari abantu bagiye kuzadushungira batureba Imana yatugiriye neza. Rwose Imana yatugiriye neza. Hari nk'abantu bashinze inyubako zihera hagati zituzuye, ko bagiye kuzubaka se neza. Imana itanga amafaranga. Imana igiye gutanga amafaranga menshi, abantu batarubaka bubake. Ubwo niho ndavuga abandi bacikanwe kubera ubukene. Hari uwubatse azamura fondasiyo gusa ntibyakunda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mpamagara dusenge, nze ko Imana hari ikintu igiye gukora. Imana hari ikintu igiye gukora pe. Pasika ndagira nkubwire ngo Imana hari ikintu igiye gukora. Nkunda kubivuga, nkunda kuvuga ngo abantu bahora babyita bya bene nka umuserebanya wajya kuvuga ngo bihora bishyushye. Ubwo ntabwo bigishyushye, ahubwo bigeze kure. Kuko ushaka gutabarwa nasenge. Ushaka gutabarwa nasenge Imana. Indi mesaje mfite ni mesaje y'uko abantu twasenganye rwose, abantu bariho baduhamagara tugasengana, abantu batwandikira bafite ibibazo bitandukanye, Imana igiye kubasubiza. Mboneraho n'abantu bari hanze tujya tuvugana, Imana ibaha umugisha cyane, muhumure mukomere. Hari abantu bari hanze bafite ingo zari zigiye gusenyuka, ariko Imana namwe mbabwire ngo irabubakiye. Ndetse n'abandi bantu bifuza kubaka ingo bakaba bakuze. Buriya naho waba ukuze ufite imyaka 70, Imana ashatse kukubakira irakubakira. Urabyemera? Imana irakubakira kandi ukanabyara. Sitanga urubyaro se? Si irema se? Ese Imana yabura kukuremera umwana? Ntabwo bibaho. Abo bantu rero rwose mube maso musenge. Icyo nzi cyo nuko Imana ije kandi ije gukora, kandi itabayeho rukomeye. Imana itabayeho rukomeye pe. Abantu rero muhumure, kuko Imana igiye kutugirira neza. Karindwi. Yego. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Hari umuntu wigeze kumbwira udufaranga, arambwira ati nzagufasha. Uzi ko umuntu akubwira ati ndaguha amafaranga, wari ugiye kuburara ukagenda ukicara kuri butike ugategereza mesaje ko iri busone. Byigeze bikubaho? nta nubwo najyaga yenda gutegereza bitewe nuko nabeshywe na benshi. Igihe cyarageze umutima urakomera. Abantu bareke kutubeshya. Rega barakubeshya umuntu no kwiyaturiraho umuvumo. Umuntu arakubeshya ushonje, ukajya kuri butike utubona ndajya kugira mesaje yangezeyo, ukagenda ugahagaruka ukaganiriza nyirabutike akagira ngo waruje kumusura, bikarangira utabonye mesaje ugakata ugasubira mu rugo. Ntabwo ari byiza rero.
ariko Bibiliya yaravuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Kuruta kwiringira abantu. Kuruta kwiringira abantu. Mana ishimwe cyane. Hari indirimbo ivuga ngo mukizigamira ubutunzi mw'isi, ahubwo mwizigamira ubutunzi mw'ijuru. Amen. Aho inyenzi n'ingese zitaba. Ni ya kera. Ubwo rongeye nyibukije wa muririmbyi w'ijana na 15. Yego. Ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi zeza nteye kuba imbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka se, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishora, ajya ndinda kaga kose, nzira ijya mw'ijuru ku muhanga masiteka, bizana izi ntege nke, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishora, ajya ndinda kaga kose, mu nzira ijya mw'ijuru ku muhanga masiteka, bizanye izi ntege nke, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyirimbabazi, niwe rero niwe mujyanama wanjye, ni undengeri kana kubaho nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza, byaza nta nyana so mu bupfubyi, nta bya none nta bizaza, byaza nta nyana so mu gusonza, nta bya none nta bizaza, byaza nta nyana so mu rushako, nta bya none nta bizaza, byaza nta nyana Yesu. Amina, haleluya. One nta bizaza, byaza nta nyana so mu gupfusha, nta bya none nta bizaza, byaza nta nyana Yesu. Amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Buriya ngo iyo umuntu aririmbye, haleluya, iyo umuntu aririmbye, amena, Imana ishimwe cyane yo kabyara, ihishemo ya mbere y'ubuhungiro,
k'umwami n'igitare gikomeye, 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 umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. umwami n'igitare gikomeye, 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 umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. ntabwo byanze wantanga, yambereye ubuhungiro. mukira, yambereye ubuhungiro. umwami n'igitare gikomeye, haleluya, gikomeye, gikomeye, umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Amina. Noneho hari n'akandi gatero kabaho kavuga ngo sinzavaho Yesu ari, Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Amina. ntazampemukira, yambereye ubuhungiro. umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, sushimwe, igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Amina. iyo ntekereje Yesu, iyo ntekereje Yesu, numva ngiye mu yindi si. Imana ishimwe cyane. Itanimuka. Ni ukuri Imana ishimwe. Arega Imana yacu ni umwami, ni igitare gikomeye, ntago nzavaho Yesu ari. Imana ishimwe ngo nawe ntazampemukira, kubera ko abantu baduhemukira, ariko Yesu ntazaduhemukira. Imiryango ikaduhemukira, abana bakaduhemukira, ababyeyi bakaduhemukira, Yesu we, ariko Yesu we ntago azaduhemukira. Bizinesi zikaduhemukira, aho twizeraga bakaduhemukira, umuntu akagusezeranya ikintu. Umvira ijambo. Haleluya. Amen. Nafashijwe ariko. Yego. Gumamo. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa. Yego. Ariko Yesu we ntiyatwibagirwa. Ntago bibaho. Ntago Imana yacu ijya yirengagiza, irasezeranye igasohora. Ngira ngo abantu benshi barabibonye, no mu makomantere abantu bazajya babibona, ariko abantu bajya batanga ubuhamya. Kumpamagara mukambwira ngo byagenze gutya, mujye mutanga n'ubuhamya. Kandi n'ibinakunda muzaze no kuri cano, muduhe ubuhamya, batanga ubuhamya imbere y'abantu, bavuga bati umugabo Imana asenga irasubiza kandi irasohoza. Abantu benshi barasubijwe n'umunezero, nanjye ndimo, abo nasengeraga batari hafi y'Imana barayegereye, niwo munezero ubona mfite. Ni ukuri pe, ni ukuri, uko ni ukuri. Ariko uze gusenga Imana igasubiza. Kwa Yesu dufite ubutware, afite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, impuya yazubwiye, cyo dukomeze tujye imbere. Haleluya. Dutsinde ibindi bigeragezo, kuzana intambara zizeye, kuzihanganire byose, ku musirikare beza azajwe n'amara. Mena. Imana ishimwe cyane. Mbega umunezero. Arega umva nkubwire Pasika, umva nkubwire, buriya ntukabona umuntu aririmba ngo anezerwe, cyane cyane uzarebe umuririmbyi birimo neza, uri imbere rwose y'abakristo, uririmba akora umurimo w'Imana, uvuga butumwa. Iyo agiye mu mwuka neza aririmba, hari igihe uririmba cyangwa se ugasenga ukabona uri kumwe n'Imana neza. Ngiye maze iminsi nsenga, ngiye kubona mbona Imana iraje impeza ikiganza irambwira ngo akira ndagukomeje mwana wacu.
nta n'ibindi byinshi nirirwa njyamo, nta bindi byinshi. reka nkubwire ndafashijwe ubu nyine. Mana ishimwe cyane. Oya reka nkubwire, ya data we Yesu uhabwe icyubahiro, ndagushimye ndakunezerewe cyane. Ngo kwa data dufite ubutwari n'ubushobozi. Mu gihe dufite ubwo butwari twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, niyo mpamvu tugomba gusenga, tugasengera ibyifuzo by'abantu bigasubizwa mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Kwa data dufite ubutwari n'ubushobozi. Kuki twagira ubwo butwari n'ubushobozi umuntu akaduha icyifuzo ntitugisengere ngo gisubizwe, kandi kwa data dufite ubutwari n'ubushobozi. Mana ishimwe cyane. Ntabwo ari kwa Satani, nongere mbisubiremo, ngo kwa data dufite ubutwari n'ubushobozi. Mana ishimwe cyane. Ndumva mfashijwe kubwiza indirimbo. Mana ishimwe. Yesu shimwe. Mana ishimwe. Uzi ko hari abantu Imana irimo gutabara, abantu twaheranye mu kwezi kwa gatandatu, Imana irimo irabatabara. Nawe Imana ibavangura mu bandi bantu, Imana igenda ibavangura, Imana ikambwira ngo mbabwire ngo irabatabaye. Pasika Imana iradutabaye. Pasika abantu bumvishe ijambo ry'Imana, abantu batasesereje abakozi b'Imana, Imana irambwiye ngo ije gutabara. Imana irambwiye ngo ije gutabara. Imana ije gutabara. Hari abantu basenze baheze ku musozi, ariko Imana irambwiye ngo mbabwire ngo ije kubatabara. Hari abantu basengeye uburwayi bwanze gukira, ariko Imana irambwiye ngo ije gutabara. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo ije gutabara. Imana ishimwe cyane. Nuba message yari ifite niyo ngiyo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye byose. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko hari abantu bacu utabaye. Turagushimiye Kristo ko twasengeye bose ubarengeye. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu kutugiriye neza. Ngaho tugire neza, tukugiraho umugisha. Ndasenze nsengeye abampaye ibyifuzo bose ngo bakize. Nanjye warankijije ndakubona Kristo. Ururukira kutugira neza, tukugiraho umugisha. Urakoze kuko byumvishije rero. Turasenze kandi turizeye kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data mwiza nyagoro ku ngoma Imana. Dusengeye abafite ibyifuzo bitandukanye. Dusengeye abafite abana barwaye. Dusengera abagabo barwaye. Dusengera abagore barwaye. Mana ishimwe. Yeto pete kirete fore. Yesu shimwe. Amina. Yesu shimwe. Amina. 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 Haleluya.